muraho neza muraho n'amahoro turashima Imana nuko nguko abameze nuko nguko abameze tugwaye ikaze muyoboke Alex mu kiganiro cyacu murakoze cyane amakuru y'iminsi amakuru ni meza nubwo atari meza cyane ibihe turimo bya covid itararangira kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ibihe bitari byiza ariko biduha nanone n'ingufu zo kubaho tukibuka dukomeza no kwibuka turaza guhera inyuma cyane tuze by'umwihariko no kuza kugaruka kuri ibyo byombi wari uvuze yaba ari kwibuka jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994 ibikorwa abahanzi bakwiye gukora by'umwihariko mu ruganda rw'imyidagaduro kandi turaza kuvuga no kuri covid ni byinshi yangije mu ruganda rwacu ariko ngira ngo byibura dutangira tuze guhera kuri ibi bya hafi kugira ngo tuze kujya mu byakure nyuma niki abahanzi bacu ni gute bari bakwiye kwitwara nk'umuntu ba mu ruganda umaze imyaka myinshi kuko uyu munsi hari benshi bagufatiraho nk'ikitegererezo hari benshi bakumva kuri radio bakumva bagize amahirwe kumva impanuro zawe n'icyo abahanzi bacu bari bakwiye gukora muri ibi bihe bya jenoside yakorewe abatutsi tuba twibuka by'umwihariko ku nshuro ya 28 murakoze cyane maze sinyira ngo ikintu cya mbere nk'umunyarwanda uwo ari we wese ibi ni ibihe byo gufatana mu mugongo ni ibihe byo kuba turi hamwe tureba ubumwe bwacu tukimakaza ikiduhuza gitandukanye tukakigendera kure cyane zitwa nakirwanya nk'abahanzi rero b'abanyarwanda nk'ibishurirwa n'abantu benshi ubundi hari ukuntu bavuga intumwa ya rubanda kuva n'umuhanzi bajya bamwita kuko n'umuntu uvuga ufite ijwi rigera kure cyane niba bakabaye numva ariko bakwikoresha rya jwi ryabo kugira ngo bageze ubutumwa bwo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi kuko harimo n'abandi bahanzi nk'ababikindi barikoresheje bakangurira abanyarwanda kumara abandi ngira ngo wenda mu mwari batari afite nk'indirimbo murazizi zitwa nanga abahutu n'izindi iyo zari indirimbo zikangurira abantu kwanga abandi kubica kandi koko bakanazibyiruka bakanabikora bafite morale kimwe nk'uko abandi beza nk'aba Masamba barabajeni bamarehwana baririmbaga bati tuzarwubaka inshuro ndabibona hafi ibibazo byaga bihari n'abahanzi bari ubungubu bavuka bagomba kurira n'amateka bakaririmba yacu ndetse n'ibyiza igihugu kigezeho kugeza kuri uyu munota ko n'amaboko kuko urubyiruko tuze neza abantu benshi n'urubyiruko kandi urubyiruko ni imbaraga z'igihugu n'amaboko y'igihugu barumva rero ryacu barikoresha kugira ngo abanyarwanda n'abanyamahanga bamenye neza amateka yacu ko twe tugomba kuyavuga ntabwo abanyamahanga bazayatuvugira ni ikihe kibazo kiba kugira ngo tugere mu bihe byo kwibuka b'abantu bari active kuri social media babahanzi twabonaga bafite abaforo kuko uyu munsi wa none muyoboke Alex afite abantu 165 bimukurikira kuri Instagram urumva hari n'abandi ba socialite dufite hano mu Rwanda bigenda gute kugira ngo bacicike niki kibazo dufite kuki bigera muri iki gihe ugasanga witwa Kasuku Media niwe nabonaga bataka bamwe na bamwe ati ntabwo ari byo ntabwo bagakwiye guceceka niki kibura iyo urebye mu mboni ya muyoboke Alex ndagira ngo nkushimire kuri icyo kibazo usanga itangazamakuru ntirusa no kujya kuri radio y'igihugu barabimbaza ariko abo bose batabikora agenda banenga niba kubanenga banyumve neza ibi ni ibihe baba bakenewe kuko bafite n'abantu benshi babakurikira kugira ngo babwire isi amahano yaguriye u Rwanda niba veyo rero sizi mpamvu ushobora guceceka ukamara icyo umuntu udapositinga kandi buri munsi upositinga niba veyo babyereke twereke isi kuko abanyarwanda nabo babikoze babikorera abanyarwanda ndetse n'abanyarwanda nabo babihagaritse bahagaze jenoside yakorewe abatutsi so we muhanzi rero urimo kunyumva cyangwa kuri iki kiganiro icyo nakubwira ni ikintu ukwiye kumenya yuko mbere na mbere niba kuko uzi kuri umunyarwanda urimo no mu kinyarwanda wumva kuri umunyarwanda uri proud no kwiye guceceka no kwiye kureka gushyira ku mbuga nkoranyambaga uhamagane babandi bapfobya jenoside angiye ku giti cyane zamurwanya kugeza ku mwanya wa nyuma n'abankomoka bazabibatoza n'abandi bashitsi banjye turi hamwe mbona no gushimira bagiye babigaragaza waruvuze ku muntu witwa Kasuku uriya musore
kenshi showbiz azi gukora showbiz nubwo bamwe batabyumva ariko babonye ko agerageje gukora ikintu bita guhwitura bamwe kuvuga guhangana n'abariya barwanya leta bahembera amacakubiri n'abandi bahanzi rero ntibakabibonamo ko ni nka politiki kuko ikindi kintu kimeze nakita ko kiba kimeze nk'icyorezo iyo ushyizemo abantu ingengabitekerezo bigenda ingapu hakorwa nka jenoside nk'iyakoze ariko ndahamya ko bitazongera kuko abayihagaritse ni abagabo tubona n'umwanya kubashimira umuntu wese uzi ko watanze support cyane cyane RPF inkotanyi bahagaritse jenoside so rero abahanzi bacu bakwiye kuvayo ntibakabifate nk'aho ari issue ya politiki twebwe tuba muri industry ntabwo dukina politiki twe dutanga ibyishimo ku bantu dutanga ubutumwa bwinshi ndavuga ntange management igenga abahanzi so ibyo nibyo bakwiye kumenya bakavuga bati no this is my country iki ni igihugu cyanjye aho burari hari ibintu abantu bagiye ugasanga umuntu yabaye aragaragaza yuko ari umwenegihugu runaka ari umunyamerika cyangwa ari ariko ubu byize neza mu mutima wawe kwiwanya ari u Rwanda igihugu cyawe ari u Rwanda ariyo nkomoko yawe kugira ngo umenye umuntu iyo yihindura uzamukubite nk'urushyi mu mabaza ahita ataka amajene ni iki wabonye muri post ya ubwo narindi kuri abo ngabo bapfobya bamwe bahakana cyangwa bashakira andi mazina jenoside yakorewe abatutsi niki bavuga kuri Jose Chameleone kuri post ibyo bintu bibonye mu kanya aho umunyamakuru mu mugenzi wanyu binyeretse nibwo nanasubiye kuri social media mbere ntarebyeho Chameleone uko muzi imyaka 20 amaze mu muziki yari muri ruhande inshuti yanjye nkeka ko habayeho kwibeshya kandi aza gukosora biriya bintu urano kwibeshya iyo abarundi babikoze ufite nge ni impamvu mbivuze nuko ntarabona igitekerezo cyane kandi nabizi neza ko cyari kubakira nta n'iminota 20 ishize ngeretswe na Janvier wo kunyarwanda inubinyeretse none aha ngaho twari turi ngira ngo amaze kubinyereka ngereje guhamagara Chameleone ntabwo bikunze ariko bagenda hamagara ubona ko nahamagaye Sasha Vibes namuhamagaye bahamagaye ari benshi kugira ngo kuko Chameleone ntabwo nyitaba hamagara kuri WhatsApp urabibona uri Bush manager we uri muza benshi nagiye bahamagara no kugeza kuri za inshuti ya Chameleone ko Chameleone namubuze ko ndi mubonere ndamubaza what's going on ubona ko yapostinze biriya bintu uko yapostinze ngo yapostinze genocide Rwanda genocide agomba gushyiraho jenoside yakorewe abatutsi ashobora kuba urabona imbere twabaga jenoside ariko byabaye specific ko tugaragaza ko ari yakorewe abatutsi kugira ngo abantu baze kwifota seka gati ibyo byose nabibonye abantu bakomentinze my best friend Bayingana nabo mbonye yabipostinze anamubwira mu rurimi rw'iwabo ndaza kubimubwira cyane ndabona hari abagiye bamusubiza benshi cyane yego babonye ko Bayingana yamubwiye ati wariho kwerimba hariho kwibeshya Chameleone aho kabashe kwibeshya birashoboka cyane ko yaba yibeshye yaba yanabikoze abigendereye nakwitandukanya nawe kubera yuko ntabwo ari ariko yagakwiye kubivuga gusa icyo nzi murabizi ko Chameleone ni umuntu ukunda u Rwanda ni umuntu wanahabaye wenda abantu batari babizi umwe mu babyeyi be ukajya avuga ariko murabizi ko inshuro zose yaje ahangaha murazi ukuntu yasabye His Excellency ngo mukore mu ntoki hari igihe kimwe kigeze kubaho abantu bo hanze bakoze igitaramo kirimo no gupfobya kirimo no kwamagana leta yacu yari mu Birigi ngira ngo Chameleone murabyibuka agiye kuri stage yambaye idarapo ryacu ntabwo agiye yambaye idarapo rya Uganda yari yambaye idarapo ryacu murabyibuka igihe ngera hari mu 2012 nyakubahwa ambassador Karabaranga niwe waje ati iki gitaramo ko mubona Chameleone biti ngiye ku giti cyanjye ngiye ugiye Rwanda kugira ngo Chameleone mubwire nti niki kimbera avuga Alex ati president wa Afrika ni Paul Kagame atera nta kintu ashaka kumbwira hari ibyo nzi ko Rwanda rugeze mu 1998 for the first time hari ibyo nabonye hari ibyo mbona none ahangaha muri za 2010 so rero tugi abo ngabo bavuga ibyo ngibyo ntabyo basigiye ndahazi ni wacu ni urugo rwa kabiri n'inzu yanjye ya kabiri so rero ntabwo simamye ko bikoze ibi ngibi hashobora kuba habeho kwibeshya wenda yabwiye amagambo design agashyira n'agaposta ko nta kintu cyiza commenting
ibyo ari byo byose ndazi ko aza kubikosora ashobora kubikoranya umutima w'urukundo bazi ko ari ariko atazi ariko yavuze so reka waretse nka kivuga uhita ukomeza iki ngiki ndashakaga kutabyibagirwa iyo muyoboke kenshi tuvuga jenoside yakorewe abatutsi ntabwo dusiga inyuma abitanze amaraso menshi yamenetse kugira ngo tube twicaye hano kuri aya meza turi amahoro tumeze neza harimo n'abagaruka kenshi bati ariko muyoboka ashobora kuba yarabaye umusirikare ntabwo nagenda ntakikubajije ndi umunyarwanda cyane kurusha ibyo byose ibyo bavuga nicyo kishimisha ibindi byo ndumva atari ngombwa si ngombwa duhita tunahera no kuri icyo ngicyo twakomeje cyane ku rubyiruko ku bana b'abasore n'inkumi bari hano hanze ariko none ntabwo tugeze tujya ku bantu bakuru bimwe mu bintu bigarukaho cyane ni ukuvuga ngo abana ntabwo barimo kumenya amateka yabo ariko hari sosi y'amateka twakabaye kutumenya nonaha tutarimo kubona hakorwa iki aya mateka turamenya gute abana bari inyuma yacu baramenya gute uravuga ngo abana bari inyuma yanyu kandi naho uri umwana bamaze kumusora ariko babyeyi bigisha abana banyu amateka babyeyi nanjye babyeyi twigisha abana bacu amateka yacu kuko nawe uzayavugira babandi bakuru bakomeza kuyapfobya kubona rwa nk'urugero nubona abari barebo barwanya leta bagiye babyara abana babo umwana mo kurwanya leta ntazi ikintu cyo mu Rwanda kimwe cyabaye kuko afite imyaka 28 cyangwa 27 ari muri iryo shyamba arimo ryirukankamo kandi ntazi neza uwo mwana rero kugira ngo amenye amateka kuko arakoresha imbuga nkoranyambaga urubyiruko tugomba narwo rukambwira ni musome ibitabo birahari bivuga ko jenoside yakorewe abatutsi amateka ari kuri internet murebe uko byatangiye uko byagenze kose mwirinde gusoma mwirinde wa mugore rwasakuza yitwa navugana nabi wirwa ahembera urwango sinya ubone buriyo nagukura nabanye mushaka no kugira izina ryawe sinya ndabishaka bari mukangira ki njya mwumva yavuze cyane nabibonye ari umuntu wari wabipostinze namubaza ibi bimari iki muri iki gihe yarakanyoherereje so yitwa Mukankiko uwo nguwo uriya rwose niyavuga mikoro mbade wanayiciriye ntabwo ubundi umuntu wanga u Rwanda ntabwo agira amahoro abakera barabivuze ariko njye mbibona umuntu wanga u Rwanda n'igihugu kiri blessed ari amahoro yakibayemo shitani yaciyemo gatoya gusa ariko harabitanze kuvuga so urubyiruko rero none ahangaha rusoma amateka yacu ni usoma amateka meza burya aba bariho none ahangaha aba papa bacu aba bakuru bacu bariho none ahangaha batubyara barubyiruko banganaga nka mu Joshua nawe Moses ko banganaga iki gihugu gifatwa bivuze ko baje bari mu myaka 10 na 20 n'urubyiruko rero none kubera ko bari barasomye amateka bakabaza ababyeyi babo nibuka gengeze kwaza umubyeyi wanjye namubaza ariko kuki gihe cyose kutaramwita kucyumwita kubera ko ndimo kuvuga ururimi navugaga igitoro arimo guta igitoro kukivuga ikigande ukankubita igihe cyose yari yaraciyeho umurongo nafite sogokuru ku muryango akavuga ati mujye mubivuga ku ishuri kaniriciya ntukagire ikintu na kimwe nongera kumva urundi rurimi atari ikinyarwanda kuko njye mvuga ikinyarwanda kuko naho nari naruvukiye mu Buganda we hari icyo babaga bazi so nabo rero bavuze bati twanza akarengane ni amateka babaga basoma bakaza kubera ikintu kuturanga bakabaza ababyeyi babo urubyiruko namwe mubazi bahanze muhanga ni muhanga mwerekana igihugu cyacu inzira kirimo nuhanga gupostinga ngo kubera yuko ubona ko ari wabigize mu buryo bwa politike ntabwo urimo ubaka igihugu na za ndirimbo zawe urasa nkaho hari ibyo birengagiza nibona igihugu gifite amahoro dufite cogamo nagiyemo i Bugande umwamikazi waho yaje mu myaka yashize twaba tuyakira twakira za twakira ikintu kikwereka ko igihugu gifite nabajije urubyiruko mungana ejo bundi muri twibuka jenoside yakorewe abatutsi nabaga hagira umuntu umbwira igihe yumvira aheruka kumva isasu mbibabaza namwe ko muri babiri muheruka kumva isasu ryari muzi ni muri film ni kera cyane wowe ubu isasu rirashe ni nka 2 njyewe ni nka 2012 reka gutyo nka 2009 cyangwa n'8 nabwo ni umuntu wari ugiye kwiba kuri banki so iwacu mu cyaro ku cyaro noneho jya ku bihugu dutura isaba ko bidafite umutekano ntabwo bifite mu wacu ntabwo ushobora guca ufite igikapu cy'amafaranga hari abanigeze kujya mu bihugu Zimbabwe bariho abantu mbona baterura ibikapu ngiye kubona mbona
abari babahaye ibikapu barabarashe rwose izi filime cyangwa barambwira bati urumva babagurishije ibintu none niba barashe ko urumva ibintu nk'ibyo ngibyo ariko igihugu cyacu ntabwo wabibona n'ukwibye ujya kuvuga muri ngo twafashe amafaranga 500 by'idolari twabifatiye aha ngaha babigaruye icyo ni cyo kikwereka ku gihugu cyacu ibyo ari byo byose nagomba kugipfira nk'urubyiruko ibiga amateka rero cyashaka kubabwira simbizi niba Joshua afite indirimbo yitwa Impore nawe ashaka ishyira hafi kugira ngo nkubaze hari challenge wahuye nayo mu kwegeranya aba bahanzi nicyo kintu ashaka guhita yitwa Impore mawe sibyo Impore mawe Impore mawe ya ishusho hari challenge wahuye nayo mu kwegeranya aba bahanzi oya tanimo abahanzi ubona njye nagize igitekerezo byari mpambazaga by'urubyiruko harimo generation nshyashya cyane ndavuga uru rubyiruko bafite imyaka ingahe sanga ngeze njanishije sanga bafite imyaka 20 mbega urebye ni 22 n'umwe 20 kuko reba bangana ngira ngo mukuru ni Mariya Yohana buriye nyogokuru wacu mami urano mwarimu wanjye muri primaire so ndangije ndamuhamagara ndamubwira nti indirimbo dushaka gukora nta muntu ujya kuri indirimbo n'abura pere ko ajya kwifashishaga akana b'indirimbo so mpamagara bwana muko bakora chorus nawe urabizi ko ari muto cyane bwiza ndangije mpamagara n'abara bose babonye ko harimo Rush wayikoze hakabamo John wayimasterinze bose barimyemo hakabamo n'undi we arasa nkakuze witwa Alfred uriye kwizera rimba gospel nahike umucyo arakuze yego nahike mucyo abumva ko nafashemo abantu bashobora kuba understandinga ariko nonzana n'umubyeyi Mariya Yohana kugira ngo mbega uwanditse ko uramu muri yandikiraga twabahaye chorus ya mateka twakoraga mu gihe n'usoma amateka batarabyumvaga bakandika bakereka mami Mariya Yohana ariko tumwita akareba akabona ko ibyo Ikinyarwanda bavuze ko ari cyo cyuzuye niba bayikoranye urukundo no kubahamagara dushutinge basanga bose babonye ko bose babaga bahari n'utaba guhari nka mami yaje hanyuma afite ibibazo ko yavunitse akaza kwicara agashutinga so ntabwo byagoranye kubera ko babikoranye urukundo ubibona no mu maso yabo kugira ngo n'umusaruro byatanze n'ibindi bigeze hafi 32 yego bivuze yuko babikoze babishaka n'urubyiruko kuko nabaga nabaganirije nkababwira n'indirimbo yo kwibuka kandi ubanza unarebe n'aya mateka ubanza uyige niba ntayizi muri mwe bwo nabwiraga wese nabaga mpamagaye nagomba gushyiramo benshi ariko igihe cyatubanye gitoya cyarimo bari 10 gusa rero muyoboke ndivuze nka byabyivuga biragoye kwivuga ko umustar nyarwanda kunda umuziki nyarwanda banumva yuko n'abandi bose dufatanya kubaka uruganda ariko twarugeza ahantu heza cyane abantu bose bajya bavuga mbega tukaba ambasaderi nkuko abandi basari mujya mbona bameze ku isi bose bavugaga bakamiliyoni n'abandi so nta nickname nigeze ngira naje kugira nickname ngeze muri uyu muziki ni hafi izina manager yego ubwo n'abandi bayita ngo Bishop Bishop wiki rubaze so nkaba naratangiye mu muziki kuwinjiramo kera muzika y'imyaka yose mu bihumbi muri 1990 kera afite imyaka bikeya nubwo ngira ngo tugiye nigaga muri senior 4 ahantu bita Rwanda International Academy yarahindutse yaje kuri Kigali International Academy iza nubise yabaye ku Kagarama secondary school ikiri hara muri Eto haryo rwatubwiye ko Mariya Yohana yakwigishije hehe muri primaire kera Uganda ni Uganda Uganda ugiye naje ndo musaza okay so urumva ngo unigaga icyo gihe akunda imiziki ndi mu itorero no mu Kristo ariko mu Kristo gusitora nasongeragamo tukambuza kujya mu muziki kwa gatanu w'isabato tugomba kujya gusenga ku isabato sariko mu muziki kabisa umuziki nza kuvamo nza kwinjiramo noneho aho ntangiye kujya njya ahantu bita taxman hano urabona aho watse kesite bano habaga gare gare ndayizi nanjye nawe umusaza nabo n'umusaza urumva so najyanye nkakora amakaseti kuko abona ko nakoraga imiziki ubu nabwo amakaseti CD ntabwo zari zakaje nkayitwara ku ishuri muri weekend
hari ibyo bitaga Walkman urabuze bwa radio bashyiramo cassette bamaraga so umuziki ngomba kubisha n'abandi najya gutaha abanyeshuri bakantuma hari umuntu witwa DJ Bob niwe ajya gukora selection izo ndirimbo icyo gihe ubanza nawe toroshye barakazi none imiziki babiri bakantuma batatu icyo gihe cassette twari gushaka sex wabo nayo gushaka igihumbi ariko bwemere sex bavuze baratwaye nyine natahana 2,000 mbaga bya bintu bifitemo akantu none muri vacances ntangiye kujya mfata amakaseti nabangiye tuye muri vacances nkakora selection y'imo kaseti menshi nkajyana ku kigo ndibuka ko rimwe njya ngo byane saditamu muri Sinefo kwa kuna abanyeshuri bose bagiye gutaha mu biruko binini natwaye amakaseti 100 yose aragurwa igihumbi urabyumva nyine yuko igihumbi cy'icyo gihe bari 100 utajya Kampala ngaruna kana utubox tubiri twarimo CD 400 ngizaga njya hano aho muri Mateus hano yamuva n'umwanjye yarafite studio ifotora ere n'fotografi cyo gihe 1994 nafotoye muri leta nafotoyemo hanyuma ubwo ariko n'umwana ari muto arafotoraga ari muto babyumva so nangije mu muziki nkajya kujya ncuruza amakaseti muri bakaza ncuruza kaseti nkajya ku ishuri n'umu boss yarago njya mandazi yandi aba nabaga n'umubozi ku ishuri umukire amafaranga nahize kera umuziki abantu batazajya babona ngo ni byejo bundi bamwe reme tutaravuka urabyumva nasha taravuka abo basitari bose ibyo nataravuka urumva tuzabiza kurangira haje amasede ariko yaje ntangiye kuba serious mu kwiga icyo gihe nahise njya muri Sedo Kigali muri Sina 5 icyo twebwe ngo twiga trompe mais anyu twiga Sina 4 muri Sina 4 orevo de nanjye muri Revo Sedo Kigali bisa nkaho habaye nko gukanira kubera ko amasomo kwiga ndatsinda maze gutsinda muri kaminuza Butare ngeze muri kaminuza niho none ibintu by'umuziki byaje kuba binini niga njye kwiga itangazamakuru najye nashaka ariko ngezemo bakwiza Richard nkabona bareka amakamera yataragira muri podcast ya Sancho so nibyo nize muri kaminuza ndangije ntangira kujya ntegura udutaramo tutoye tw'umuntu witwa Miss Jojo Frank Jo abazi abo twiganaga n'umutwe twarazanye Miss Jojo namenye kubera baringana bari shuti cyane nawe yigaga aho ngaho yego Miss Jojo twariganaga mwaka umwe hakaba hari Frank Jo twarabonye academy tuzeranye ko neza kwaririmbaga n'abandi bari aho ngaho haje kuzamana bariza Kamikazi nakarankwa Mike yaririmbaga yego Mike afite indirimbo nyinshi cyane server ya radio service nizo gusa bura Mike kuzagarukaho ni groupe y'abantu bane aza kuvamo kora ririmba Carrière Solo biranga ari groupe yitwa Testament baragireza ba Preskid bararimbaga nabo Preskid nawe indirimbo ze zirahari yego zirahari shaka nimba twararyoshye ari byawe Preskid afite no video icyo gihe byari muri 2002 na 2003 na 4 habahaje inkundura y'abahanzi bashyashya sasa kirimo Rafiki kirimo Miss Jojo Family Squad Sergeant Robert Makoni Koshwa The Brothers abazi barabonetse bashyashya bari kodinga kuri Fruit Loops batanyaga icyo gihe ariko ubugenge za 1992 hari studio ebyiri hari studio yitwa Yawimana ku Muhima yari kodinga live live iyo hagize ukotora gato barira bagatangira abo rero bashyashya bari baje kuri Fruit Loops byose bikorerwa kuri computer iri karangiye studio zamaze ko shatu enye hari abaga kuri stade y'umugabo uyu waririmbye kuva nkivuka Mihigo Shushu yari kuri stade indi yari ya Bizarre yabaga hano kuri Pan African radio yacu yakorwagamo n'umuntu bita Medisari haki agikora audio abakiririmba afite umusatsi Medina yari umuririmbyi ana producer audio so studio genda kuza ubundi kutavuba hanyuma muri 2005
njya kwiyamamaza kuba komiseri wa siporo waziri kw'ishuri. bita ngo ni good minister of sports and culture ubu ni giriti iki gihe gitwaga komiseri njya kwiyamamaza umuvandimwe witwa Bayingana asanga nawe yateguye kwiyamamaza aho So ngaho rero n'ubundi kandi turi inshuti umwe yari muri duruwa yari muri political science ntabwo twabaga tujyamo ariko umuntu yabaga atuzi none mu gihe amaze gukora design y'ifoto yo kwiyamamaza sanga nawe yabikoze so turikanamo rero ako mwari munarinze icyo gihe mwakoraga design yo kwiyamamaza bikomeye cyane arakubwira ko erega ni kaminuza so ubwo turangije ubona ko ukuntu umuziki twagiye tuwinjiramo ukuntu muri cyaje mu muziki tugeze muri mu kwiyamamaza Bayingana arabimbwira ese ko nari kwiyamamaza toya ati mwereka laptop namwereka computer no kuri machine twabaga dufite aho nanjye ngo laptop bwa dufite machine bindi namwereka avuga ati oya tukaniyamamaza urabizi sasa yamamaze ariko akondisiyo kongeza aba visi komiseri ukashinga odi n'umuziki gusa ibindi by'imipira yawe ukabimenya n'ibi so nuko rero Bayingana yamamaje mfitamo campaign manager Bayingana yamamaje yamamaje kuko cyera byari bana yamamaza wenyine yamamaza ntawe hari umutipe muri medicine ashatse kwiyamamaza ariko dusoye post arati urumva nagiye Kampala ndagenda post printinga atro abayizi bari mu kwingana yego igihumbi ndishyira muri kaminuza n'itumba no ku mukoni no hose za Facebook hose muri afite yabajije ati umuntu urangaha yamamaza mu bikiko ko yakabije abazajya muri bode bazajya bareba hejuru hari hafatira ryatara bareberaho amafilime ifoto ya Bayingana 2005 cyahari sima umutipe witwaga Bakamene bereye gute simbimenye ayo maneka hejuru n'ubu karacyaharabuka so Bayingana abakomiseri abakomiseri haba haje umuntu twa Hambo muri Urban Boys nawe yise manager gutera yise manager yaraje asanze muri kaminuza kwaza twarajyanye ariko iby'umuziki yaje gusibira ngo bakabera hano namusigiye Hambo ubwo gere ko nabise ko aririmba twiga muri secondaire yaririmba ariko mu gospel ubu papa ari pastor ya time so aza kumva tari kwa umwana witwa Tom Close uririmba wiga muri pere ni ya shuri biga mu ndimi ifasha cyane neza ko takiba so Tom tuza guhura tuvuye Tom ni umunyabwenge cyane ubu munsi tugane muri tuganira gutya ntabwo ngiye kumva iruhande ari nawe ubwo nyine njya Kampala najye mu bijyanye business twanjye sanga hari launch y'umuntu witwa Michael twaganye muri primary ni muri abo tubana yoyo none garuka magana story ukuntu byagenze story zaho uburyo zari zimeze show yari show imeze no kubirebye urumva ko nari mfite abahanzi aho ngaho ariko mbona badakomeye mbona abagande bakubishije bari bagezweho baragadi n'abandi so baza Michael ndavuga ko mubigenza mutegura gute igitaramo nk'iki akabwira ibya sponsorship nabyo renze byari by'umuzi sponsorship bivuga ariko ntazi uburyo babisaba atuvuga na manager we ampariza yari umudamu ampariza hard copy yo ukuntu basaba sponsorship dufite nongeze Butare ibiganira bahambo uburyo bagomba kubikora tumukoza arimo nyumva gutyo cyane bitade debara bazize tugatumba debara hose so tubiganiraho hamba hitavuga from now uri manager biraza kugura byinshi utarahuye na za debara ariko nje mita nkumva 2006 duto cyane 2006 bwongera mu mwaka wa gatatu ndimo na memoire so Tom ubwo Tom we ahita mu gutwi Tom nabyo kunyita Alex manager ako Tom wakabara nanze urumva hamba turatandukanye ari umwaka wa twatwaga ubuntu bari gusibira kuko yaratangiye imiziki akafite utubazo twarwaye so Tom akajya manager buri mugoroba kuvuye ku ishuri agaca kuri chambre aho nabaga akaganiza akanye imiziki Tom yari umuraperi wa rap indirimbo za gospel yari umuraperi Tom wa gospel ariko hano kose yitwa Praise of Peace hano kose muri korali yabo akazinyumvisha ariko atanyumvisha indirimbo yitwa ngo yitwaga ubuzima ni gatebe gatoki amutse indirimbo urumva gute ngo ni sawa naho turashaka ko tuyikora tujye muri studio bwa mbere no yagiye wenyine kwa Moze akodirimbo yitwa ucyushishikazwa no kurebe ndayumva akitwa mbwira indirimbo nziza ndamubwira nti rero rekiya album ya mbere twite kuki ngo twatijaga album kujya nabonye tubakoma manager ariko Tom nkabonda wawe
ari proche kuri jye close kuri jyewe ntakuva iruhande ntambi iruhande ariko Tom akaba aranzi njye ntabwo nari muzi nari namenye muri kamizi Tom afite mukuru wakurikira yitwa Bob afite ubumuga bwo kutumva no kutavuga ariko yabaye gutyo twiga mu wa kane primaire so ubu bari inshuti yanjye cyane twarajyanye n'Ibutare twarajyanye n'Ibutare yaratsinze nubwo atatumvaga atavugaga mwari mugisha rero bakubye kumugahita bimenye so urwo rero anyandikira SMS avuga ati hari muri umunange wigaho ngaho ko yari amaze kubizi ko maze kujya mu bintu by'umuziki atari mu umunange wigaho ngaho witwa Junior nashatse Junior muri kaminuza uririmba ndamubura kandi nkamushaka Tom ari iruhande ari Tom muvugana buri munsi mpita mbabwira baje kundeba na Hambo ndamubwira nshakire muzashakire umuririmbyi uri mu wa mbere cyangwa muri EP witwa Junior wize Lycée de Kigali ntajya kwa story ko mukuru we nyine hari mukuru we ufite yanjye witwa Bob tumuvuga atamwaterega n'igiyewe n'igiye Junior ubwo tumukera yitwaga Junior so nyine bihera aho ngaho urumva amaze kumenya ko ari mu inshuti yanjye iwabo family kandi yari yarakwiziritseho ariko we yaranzi ariko je ntabizi so naho byahereye urwa rukundo mwabonaga na Tom Close twabanagamo so urugero rwose umuziki utanyana na Tom Close that was 2006 kugeza uyu munsi namwe na Chris Hart ubwo hari abandi bose bace usimbutse byinshi uwa Tom Close namufatanya na The Ben hazamo abitwa ba Dream Boys hazamo Urban Boys hazamo Social Mura hazamo Davis CD hazamo Da Pass imwe muri rekiritema yari ikomeye no kuva kuri Dream Boys kajya kuri Urban Boys yari biteye ubwo no gutoza Real Madrid ukahita ujya gutoza Barcelona tubwire kuri iyo story y'abo bantu babiri abavuye kuri Dream ugiye kuri Urban so Dream rero twabanye neza kuko umuhanzi nta muhanzi nigeze mfata afite album byibuze cyangwa afite hit ziremereye uretse Urban Boys kandi nabwo zari z'Ibutare ntabwo zari z'i Kigali so Dream Boys rero bari aho bafite akaririmbo kitwa Wanizingua sanga barimo muri studio barimo barakora iyitwa Sinzika ndimo kubafata rero nabo namaze gutandukana na Tom Close numva nshaka no kubivamo itangazamakuru azi ukuntu mukubitamo kibatse abantu bagasa hagombaga gushya bitavuga ibintu kambiva umwana naje no kwiga icyo gihe nari kuri radio yitwa Voice of Africa ufite ikiganiro cyitwa turabizi ko muyobozi y'abanyamakuru radio webyo ruzo abari kuri radio bari cyangwa kuri mikoro yengera santima zikomeye cyane ubu twari dufite icyo gitorero na tsinda gusubiye inyuma gato kuri Tom Close yitwaga inshuti z'ikirere irimo Riderman K80 The Ben NPC Tom Close bari benshi bayingana barabengana manager wa Riderman yo warubize yabaye manager ikintu cyane ibuka cyane no myenda mubure muri inshuti z'ikirere yamubure mu Misiri nabo bafite ikirere twari babiri na bayingana n'abandi bantu so nanukanye rero na Tom Close na Ben amaze kujya muri management ye na Riderman so umuntu waje ariko icyo gihe ndi kuri radio umuntu witwa Platini yazaga kuri radio buri munsi umuyobozi wa radio yitwaga Ndumwe Farouk turamwibuka arambwira ati ariko uyu muhungu niwe yakwishyuza wazamwishyuye kujya akora hano buri munsi kandi bavuga Ibutare ntabwo teams twahuraga kenshi kandi muri Fist asaba kumanaginga ubwo ariko nari sanzwe mbazi barabigeze no kubekinga Tom Close turi Butare bombi biga muri group so ubwo akajya bisaba nkabyanga n'ari sudi akaba inshuti yabo gutya cyane yakundaga izo ndirimbo zabo araza nginga mvuye mu kiganiro kuri Voice of Africa cyangwa kwa gatandatu kivuga staff from New York gitangira n'abayingana ariko ndaje gusezera ku kiganiro kubera yuko nagira gasantimo zo kuvuga babantu managinga gusa nibo twatwirangoza amakuru tuba ryo navuze ikiganiro gisubiyemo mu Rwanda babaye nandika letera ndicya mufite mu Rwanda kwari umuyobozi mukuru wa radio asezera ku bantu bose nasuye gutanga umunyamakuru so rero naje kubwira Darisi ngambwa ntabwo byakunda ariko Tarix mbabara uba testing ho gusa kontra twayisinye saa 8 urabona hari restaurant hari urabona imbere ya Sima muri UTC twakutera stetanya kunyiba cyo harimo ya supermarket na Kumati na restaurant yabaga ngaho imbere na Kumati twicaye ngaho turi mu kiganiro ndimo nasinye kontra na Dream Boys 2011 batarasohora za ndirimbo wasanze bakora muri studio bari bafite yitwa Sinzika ariko Sinzika n'ibyo yasikorana ubwo makuru yari hanze n'amakuru yari hanze
turirimbo bari bafite abantu batarabamenya abantu baririmba indirimbo z'agahinda kabisa urumva bazi ko niba amagorwa nyine ko baje batari leta amagorwa so icyo gihe rero maze kubasinyira iyo muri umuhanzi umusinyishije uri manager ubanza ukareba ikintu gishobora kuba cyatuma abantu batega amatwi nahise nihuta vuba vuba amakoreshereza indirimbo na Eddy Kenzo yari indirimbo yitwaga Stamina yari hit so mpita musinyisha njya Kenzo na mama gaye dukoze indirimbo abahungu barahari musigaye barahatwitse barashumika ko so duhita dukora n'izindi nyinshi zirimo zitwa dufitanye isano nagiye kuri indirimbo ebyiri dukora indirimbo nyinshi cyane album ya mbere ndayironcinga yabo nayironcinze ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatanu 2011 mumaranye amezi 5 gusa mukora ndocera kumara ko album yari yuzuye irimo nabitwa ba T-Max bo mu Burundi bita mu kwezi kwa 12 ku itariki 14 turoncinga album ya kabiri so urumva ko ndamwe nabo bari bagezweho bikomeye cyane so urabyuka muri guma kugeza kubatora bakajya bara ko abone bahamagara baza ari abambere no kuri finale bahamagara uwa mbere ariko ari uwa kane yego so umuntu mwongera barati tubaregesheje waragesheje kuza mbere buri kuza mbere tubajya kuri finale bazahamagara uwa mbere ko ari uwa kane so ariko byari byiza bari bari bakomeye so Dream Boys hari tutabasha kumvikana abantu twanyana njye mbikora nka business singombwa tunabivuga ko ari ibintu navuga muri business buryo navuga amabanga yose ya business so turatandukana mu gutandukana rero abitwa Band Boys ntakubeshye umva icyo Band Boys no bari hejuru nyago nabyibuka bari hejuru bari bameze neza so ariko mfasha Dream Boys Band Boys basubira hasi ibintu biranga kabisa biranga kubera ko groupe burya Eva hagomba kugira groupe leading bose baba bakomeye so hamba ari wa wundi twiganye mbere mwari muziranye wanakwise manager ukwaye izina zarabimbwira ibintu byose turabona witwa Tupac undi gutaramanajingaga ntajyari aranyira nanyemshyiramo ibyo ariko umfasha aba ntabwo byazamura kurone kumva cyane aba ngaba ko navuye kuri abo nkajya kuri abo no kuva muri aperi ukajya muri reyi aperi na reyo kabisa so ngezemo Band Boys indirimbo ya mbere twakoze twa Take It Off na Jack Chandiro twese tugiye Bugande dukora n'amaxida n'ibintu byinshi tukandi mu twa Take It Off n'indirimbo abantu bajya bahita ngo kuzura umugaha wana Take It Off yari iteye ubwoba arya kugera kuri batatu ku rugamba mwari muri kumwe so ubwo turangije Uganda dukora indirimbo turayizana ariko ubwo tugarutse dufite umuzigo uremereye umugani wanyu abanyamakuru muri abana bisanzwe ubwo mu tuzamura ko mu tumena turagenda tugeze muri Serena bahamagara umuhanzi wa mbere muri Rwanda uwa kabiri uwa gatatu bageze kwa munani mbona neza atangiye kwicaza umugongo ndabagara uwa cyenda ndavuga wa 10 na Band Boys bati urabagiye dufite hit data tuvamo ibyo bintu ndabyibuka ndavuga noneho ko natsimiguno myinshi narayicisha he abahungu tabakora ama telefone bose kugira ngo mutabakoresha interview zikubita umufuka bose kare batatu tujya mu modoka turataha babura umuntu ataje mu rugo aryame aruhuke mu mutwe rero tuzareba icyo gukora ariko buryo Imana ifite ibintu byayo abahanzi bagiye twatangiye gusaka mu mafaranga bwose buri hanze umuntu barafite hit y'indirimbo z'abantu basanga aho bagarutse kandi nta kontra bafite nta kontra bafite tubuza kandi abandi bose bari muri mu batemeye kujya kuririmba hanze so twakora utwo tuntu rero tudanga twose amakuru barazana bati sabikoretse ngo Emma hitajya muri Amerika agiye muri Amerika basigara icyenda kandi bagomba kuba ari 10 kandi igihe ko bashyiragaho uwakurikiragaho bati Band Boys hano muri East African Promoters niba barambeshya arakurikiragaho Pifra ntabwo sinema niba ari kamishi sinema umuntu akurikiraho ntabwo ntabwo ari twabonye ko ntabwo mwadutoye sinema hari imishyamba ariko twagiye i Bugande mugakora umuziki wa dance bamwe ntabwo twaratumiye muri press conference basinyisha hari imishyamba remereye ku buryo mu gutora batwirengagije turangije ngo Band Boys baramumaga mu biro byahariya Kwandamage ubu wakazi Burundi waca ngahe akomeza cishiriya kugira ngo arebe impumeko yanjye niba ntagifite kakababona bwa bubu eme yagiye niba ushaka kunyura muri guma zanasinye twe tugende basi tuzarya yasigaye kandi nibyo yari so dushyiramo
show ya mbere Urban Boys bakoze ari Kibungo niba mubyibuka umuzungukazi witwa Mararine wari directeur commercial yaraje ahita abaza abarabona ba Patrick ati aba bantu basigaye gute byagenze gute umuziki Kibungo Boys bose sure ibintu byose birahinduka Urban Boys rukagiye Urban Boys rero bo mu bahanzi twageranye ibihe Urban Boys n'abastar no kubona uko basaga icyo gihe twageranye ibihe nta kubwira uko bingana twavuye Kibungo tugaruka i Kigali abahanzi bose muri bisi bari bakonje isoya ndabyibuka igihe bari bakonje kubera Urban Boys urumva hari ukuntu umuhanzi yabaza kuri stage bakakwita ngo kurwana n'isi urumva muri guma umuntu utomboye rimwe byabaga ari ikibazo none Urban Boys bo batomboye nimero ya nyuma barasoza barashoza abantu bose bategereje ya ndirimbo wow urumva ko byahagiye so Urban Boys icyo gihe twese tubona amakontra menshi twase tukora ibintu byiza urumva ko Urban Boys icyo gihe arahungabanya bikomeye cyane bari hamwe mu rushanwa ibintu birahindutse nyine ikibuga kiricurika turumva byagomba kugera abo bantu babiri kubana nabo muri mwirushanwa waramanejinze umwe uri kumwe n'undi icyo gihe nawe mu bibazo bikomeye cyane uribuka scandal yabayeho habanje none ndihabona Urban Boys na Dream Boys twagiye kuri stage bahamagaye Urban Boys none bahamagaye Dream Boys witwa DJ Bisoso ahita akira indirimbo ya Urban Boys na manager wabo Dream Boys bari basaze Urban Boys bava kuri stage bababaye baragenda bakora indirimbo yitwa ngo ishyamba niriganye yego bangora indirimbo y'amaniga baronchingira rwose album ya kabiri ruka yabo yitwaga ishyamba twayironshe so iyo byabaga bikomeye cyane niba mubyibuka twagiye hari MC Tino yarajya kuri radio usize aho bari ahita avuga bamaza ati wowe kuko na performance imeze urabona ari inde muntu wa muri guma ukomeye muri aya maguru yombi Tino bura no muntu ugira ukuri kwisha ariko namwe sometimes nagari byiza aravuga ati Urban Boys kandi ari Dream Boys irasara Tino nawe kamutumye mu kiganiro ku Isango bahura na Tino aravuga ko wowe bari ndapfa ngo nabutumye duherukana ryane so icyo gihe rero byambere ingurwe hafi no kuva nanjye no kwegura nkavuga nti aho niho havuye ko Safa agenda n'icupa rye niyo yabaga ari rero ko byaje kurangira ariko byaje kurangira neza baricara kuko buri nena twarabanye imyaka 3 ntago izira beef abantu babumva ntago beef zibazira aho ngaho ni showbiz bura showbiz abantu bajye babimenya abantu baza creatinga ikintu runaka kugira ngo showbiz ivuge so bamwe ari creatinga ariko byaje kurangira nyine na Urban Boys rero tuyihangije bakomezanya na Richard fata abandi ikintu gitumye Muyoboke amariye imyaka yose mu ruganda yarize Muyoboke yiga politiki itandukanye n'umuziki yego buryo kuri manager ntabwo wabuze akazi amakuru mfite nuko hari akandi kazi kenshi wagiye ubona ibi byose ukabitera umugongo ukagaruka mu muziki wacu kubera iki bigenda gute kugira ngo ibyo bintu byose ubyirengagize ukomeze ubane na Urban Boys byange ubane na Dream Boys byange ubane na Charinani na byange ariko ukomeze ugume hano kubera iki bigenda gute ariko niva ngo byange nge ntekereza ko bitanze ahubwo byageze ari jambo ryo umunga kosore kwaza bazuvuye ngo reka dikosore basi sore okay ntibikunde bigenda ariko nyine ntibinangire wenda mugumanye reka nk'urugero muri business kugira ngo none n'abanyarwanda badukurikiye babyumve business iyo udakomeza ije n'umukozi ufata undi iradukunda bazi iki kibazo yabanje kuri Sarusi ajya kwisi dorageze ku so rero ujyaho na ubona yuko uhafitinga ntabwo byigeze byanga niba nafashe Dream Boys nk'abantu baguma biri mu mwaka umwe nta wundi muhanzi mu Rwanda bari wabikora ibyo wabikoze na Urban Boys kandi abo wabikoze turi hamwe nabo nkafata Mugwaneza Lambert Social Mura gakora abanyakigali ni danje no kurigeza kuri saha bakiboka nkafata Davis Diakora biryogo nkafata Cherere n'abakora indoro ntabwo byigeze byanga ntabwo byanze no ngo byaranze wenda vuga uti mu gatandukano yego mu gatandukano kibazo warumbajije wenda njya gukosore gato kibazo warumbajije ntabwo ibintu dukora fast kugira ngo bikoze kuzikunda benshi bizitangaza amakuru mwabanye butari
yego bamwe babaye abagitifu abandi bakora muri za Rwanda Revenue kandi bizitangazamakuru abandi bakora he ntawe uri kuri iyi mikoro yego burya destiny ni ibintu nkunda ni ibintu natangiye ubivuga gutyo natangiye famille yanjye bavuga bati ariko sinoneho ibi bintu none wagiyemo ni ibiki nta muntu wacu wigeze uririmba nta n'ugeze umenya n'abaririmba nawe ntiwigeze uririmba shwida ariko icyo numvaga ko nanjye insekta zose nkabona ziriyubaka nkabona hano bimeze neza bimeze neza ibintu byose birazamuka kugeza ku bamotari n'abanyonzi bose bafite association muzi abahanzi kwayo ariko 2008 naze gushyiraho ihuriro ry'abahanzi riko gakunda umuziki nyarwanda kunda umuziki nyarwanda kugira ngo twayironcingiye ubundi umuziki muzareke mandi igitabo mujye mugisoma kubera yuko nibyo inyuma yego twashyize ihuriro ubundi twakoze marche kuva kuri parliament tugera muri petit stade cyo gukora concert nta n'uruhushya twase urumva umuziki nyarwanda abahanzi urabaza ukuntu bateye nk'abasazi bahita batangira gusakuza kubirwaniramo twakora concert n'ingibaza kuri stage mbona bigiye kumvuna ndasezera hanyuma hajya kwiyamamaza Masamba na Kelisa ko byageze muzabibaza byari hano muri Saint Paul turi niho byaberaga byose abihaye Imana bahora bashimira vraiment urabona sale iriya niyo twakoraga amana bose twakoraga kandi babaga free buryo bukuru umuziki hari umupadiri wabaga ahangaha nibagize narye aho ari rwose nibanyumva Imana umugisha kubataga sale kugira ngo no muziki tuwubake so rero nibyangaga ahubwo habagaho guhindura hindura umuhanzi afata undi kugira ngo n'uyu muzamuri se no kubasha kubazamura bombi kugira ngo hataza kuba ntaza kunanirwa gufasha aba bombi kuko ari babiri hazamura umwe hari nabo nagira nkumva ndashaka kujya basinyisha umwaka umwe yego abo nagiye bamwe nagiye mbibaha abandi bikanga ariko abahanze n'ibikeya barase abantu pasi nashana ariko pasi n'amaye yitito oda pasi kuko ari indirimbo yitwa umusirimu aho ni naho bavugaga bati muyoboke Alex yaragufata akakomeza neza ariko yagusize biranga rwose ariko ingero zirahari zifatika akigenda twagira ngo avugana n'abanyarwanda ngo twikomereze twimuke reka nk'urugero muze ntabwo utamenya uri Butare hari nomero za channel n'abagiraga uhamagaraga kandi bahamagara ugatangira kwibwira ngo ngewe nitwa Iradukunda Moses nkora kuri Sarusi bakabaza kubaza abandi buri umuntu ahamagaye umuhanzi bakamara umuhanzi atakuzi abanza akabaza niba kubaza iryo show atari ko Moses murakorana sometimes zibone batagwamagaye ikiganiro kibi rero ibyo nakoraga ubundi umuhanzi akora iki first of all abantu bajya bantu bo management y'umuhanzi ni twebwe mu Rwanda ntabwo turagira turi ku rwego nk'ubwo tubona Diamond ariho cyangwa biriya bihugu bindi byo muri Nigeria twe dukora ibyo bita day to day manage kubana n'umuhanzi umunsi ku munsi umuhanzi rero n'icyo akora kugeza ku isaha ni ukujya muri studio no compose indirimbo niba hari abamandiki cyangwa yandikira manager akakaradeho muri studio akajya akarikodinga manager akurikirana mixing na mastering y'indirimbo ko yarangiye akamenya ko umuhanzi ajya kwifotoza muri studio muri photoshoot agakora design ya indirimbo agashyiraho coming soon manager akamenya yuko umuhanzi ari mu rugo aheruka recording araryamye cyangwa ashaka compose izindi depends cyangwa afite n'ibindi akora cyane kabisa nuko byagiye nuko bigendera umuhanzi iyo adafite support ya indi umuhandi umwanya gutya arazibana kumujya mu mbere yuko Joshua icyo ngicyo kibaza nagira ngo mpite ngimubaza kugira ngo abirangirize rimwe twabonye abahanzi bari kuri chat bagera ku rwego nyine Urban Boys bonye korabo na Yanya yari korabo ikomeye Charina ni nabonye korabo na Big Farious hari igihe tugera tukavuga ngo uyu muhanzi ageze ku rwego rwo gusohokera u Rwanda bigenda gute kugira ngo hahana ageze aho ariho hantu nanone agarukira bimeze bite Alex no bwa mbere mubonye ubundi amezi 6 abagari launch niba mwibuka ibyo twahereyeho bya Dream Boys byarahindutse hari umuntu wavuze ngo banza imbaraga barazimubaze neza bandese ababanje ntabwo bamaze n'imbuga ahubwo nibwo dufite ingufu bazi uko dufite ngaruka bari muvuze ndi umuyobozi mukuru w'ishusho ni MD wa company y'ishusho ufasha n'abahanzi bifite ibikoresho abahanzi bakeneye ndetse mu Rwanda bamwe batabifite bacu birahari ntabwo nibisobanura cyane urahaza warahageze wabisobanura kenshi ku munyamakuru so rero habaye kwaza kwitegura ishusho ntabwo ari biramubona gusa hari ibindi mu gihe gito muzabona
kandi nabyo abahanzi bakeneye yego so kuri Shati rero aracyari muri management ya Peace Entertainment ni company yanjye ariko nahaye muri umuntu wanjye kugira ngo ayobore kuko namaze gufata izindi nshingano muri ishusho ariko kuri Shati ejo n'ejo bundi twarashutinze twakoze indirimbo yishyashya in fact twashutinze indirimbo ebyiri gusohora video ebyiri icyarimwe ntangaje ubundi amagambo menshi wallahi so rero kuri Shati arahari 6 months twari gusohora nyuma n'ukwezi kwa 10 niba ntibeshye ariko this time diva aragarutse kandi agarutse kuba imiziki kuri Shati umuhanzi mwana managinze ufite n'umwihariko by the way kuri Shati azi gucuranga battery ingoma gucuranga gitari gucuranga piano kuza saxophone ibyo ni ibintu umuhanzi na managinze bose wari gucuranga gitari so wari n'umwari no gucuranga gitari urumva ariko ni ibintu byiza kuri umuhungu muhanga n'umwana muto w'imyaka 20 n'umwe so bitegura ibigiye gukora ko nasangaho nanjye ndi bize mu byo nakoraga ariko nahaye ubuyobozi bwa company ya Decent kugira ngo amukurikirane n'ibindi tumanaging abahanzi gusa hari n'ibindi muri bya Side Discord so rero kuri Shati we umugire ikibazo so icyo cyari cyawe warumbajije warumbajije rimwe nawe rero hari indirimbo yitwa Millionaire ya Mico the Best gize amahirwe noneho turi kumwe hari ahantu abwira avuga ati aba manager murebe neza kuko abaneba baratwinjiriye ariko yatwara turi aho ngaho amafaranga respect y'umuhanzi nyarwanda irimo kongera gusubira hasi kandi rigeze ahantu heza icyo kivugaho iki wibona gute nemeranya nawe kwijana niba dushaka aba promoters hari young promoters niba mbona muri minsi bashaka amafaranga mu muziki iyo uzanye umunyamahanga nigeze kujya mu Burundi abantu barabaza n'iki twakora kugira ngo umuziki umere nk'uwanyu twari muri press conference ndabona muzongera kuduha akazi muri mugaza abahanzi baha niba umuziki wanyu uzazamuka live rwose itabindi ubona nahanga icyo nashaka kuvuga ni iki rero izanye umunyamahanga twari faranga ariko sinzi banevunye kuri gibishyuza bari abantu kwanza barazitwara miliyoni 50 urumva bari abanyamahanga baza ntitwanze ko baza ariko nizanye ku kwezi musanye muri sinyumve neza intore n'abandi mwese kuzana abana abanyamahanga yego ariko mugerageza n'agashara muheza abo bagiye performingana nabo kazamuka so simbyanze nawe n'umuguni kugira ngo azane amafaranga ariko banyamakuru nama reka mbasabe ikintu kimwe bisabe kuri radio nabisabye kuva kera namwe mbasabe kuri radio cyashya ubwo n'ubwo maze interview hanga mugerageze kugabanya gukina imiziki yabuze kid ufite amafaranga ufite private jet ufite everything mukina umuziki wa kuri Shati mukina umuziki iyo mbivuze ibintu ntangira no kugira Shati no kuraka mukina imiziki y'abana b'abanyarwanda mukina imiziki y'abahanzi bacu b'abanyarwanda 80 bisabe n'ubuyobozi bw'imanzi mugabanya imiziki wowe mu abanyamakuru mugabanya imiziki y'abanyamahanga nimuyigabanya ntabwo tuzabimenya baza internet natwe turazifite nashaka kubabwiza ukuri mwebwe abanyamakuru munkurikiye cyangwa n'abandi iyo mugiye tugiye muri club cyangwa twagiye muri biriya bitaramo bagakina indirimbo z'abanyarwanda barishima kuko Wizkid ibyo aririmba abanyarwanda benshi ntabwo babyumva ariko mwabya hasi mwabakine mwaba postinze mwabavuze ibiki ntabwo aba uha umwanya uhagije abanyarwanda muri 96 muri 95 abagande baricaye ba promoters abanyamaradiyo bandi baravuga n'abahanzi bari icyo gihe niki twakora kugira ngo duhindure this game baravuga reka dufate 80% dukina umuziki yacu uririmba kamere niba ushaka kuririmba mu bandi zirimbe niba ushaka kuririmba rumba biririmba gerageza muri rwacu tw'abahanzi bacu niyo mpamvu kamere amaze imyaka 20 ifunze akiri kuri top kandi hari abahanzi bakomeye cyane ibi nibyo none ahangaha ni mukina umuziki wa Rafiki twavugaga azakumara muri jande kandi ahari agatuna mwavugaga Afrika naririmba mugakina imiziki mukanamuvuga mukanamwerekana mu byashoboye ataruvuga ngo ukina imiziki 5 mwanya mukina 5 y'abanyarwanda no way ni mukini yacu kuko ni yacu abanyarwanda bumva ikinyarwanda bumva nicyo nacyo baririmba instead of playing abanyamahanga base bagatwara amafaranga na gutya nabwo abanyamakuru memora ba promoters murebe ese ko uzana umuhanzi wa high miliyoni 30-40 uyu muhanzi wacu w'umunyarwanda ukamuhereza rimwe hari abantu bigeze kuzana Davido bahaye nyakwigendera Imana imiruko dashiragiye kubona bamuhaye amadolari 1000 yararimbye abantu bakanyamanuka muri stade abastade mahoro kuningana akamanuka bakajya bagwa hasi Davido aba backstage nari impari mani haruhande rwabo aravuga ati wow who is this person
byari bimutunguye Yeah. anagarutse nyuma y'imyaka agiye pari yaraguye kandi kwanza nta mama bigize akajya muri The Voice The Voice Africa. akagera kure ko hariya abo bireba narabivuze ubushira numva bizanyemo beef ariko I don't care Yeah. icyo mvuga ndavuga abo bireba yaba ishyamba ry'abahanzi abandi nibagiye mu idarapo mushyira kuvuga zanyu mwandike mutire kadutora Renaissance atsinzwe ko kabuza Yabuze abantu. 90 SMS mwara amafaranga 90 imagine abantu muri Kigali gusa cyangwa twe muri shop zetu mutora ari kuzanira yawe cyane Buravan yarayizanye ni bande bamwakiriye yakiriwe gute ibitabivuga bya Akira nabandi babivuzeho gato ariko Buravan yazanye awa diremere urabona ruze mushiki wabo kuntu hagare Frankfurt kuko niringana mu muziki twakoze kisa we just keep quiet kuki ducece kuki tutabivuga twebwe nkuko hari wabaye wa gatatu muri bari abantu ari basana agendaga abantu ukuntu yabaye wa gatatu wabo muri Benin ukuntu bamwakiriye ibyo nibyo dushaka wibakira ko yavuyeyo ahubwo niba ariyo hagarara wowe niba ara DB kuko yagiye yambaye idarapo ryacu ubyandike niba ari ministry tubyandike mwebwe abanyamakuru ni mwebwe mugomba kwikangurira abantu kuko ni mwebwe voice of voiceless ikibazo n'ubwo kukibazo urakoze cyane hanyuma dusoze tuvuga kuri ishusho ngira ngo urebye Muyoboke Alex kuri Instagram umuntu mukurikira poste nk'eshanu hariho Miss Rwanda Muheto umwe mu bayagaragaje ko yari anashyigikiye cyane abantu kavuga bati Muyoboke yarahagaze gute uriya muri ari amarushanwa hano hari abakobwa babiri bose bo mu ishusho hari kaze neza ubwo ndi no kugira ngo urumva Muyoboke no muri Mr Rwanda nabonye umusore harimo umusore Kami Kamera muri Mr Rwanda basumba bose ikamba ritashye mu ishusho mwabyakiriye mute bon Muheto yari umwe mu bakozi bacu tuzanahamagara nitujya kumushimira natwe ku ishusho Muheto ni umukobwa mwiza ibyo yaravuze ngo mwiza pepe hasi buriya wari uhagaze gute kaze nawe hari ahantu ntiwatandaraje cyane ari ukuntu Imana ikora ibintu kwanza mu ishusho dukoresha abantu bazi ubwenge dukoresha abantu bashoboye rero Muheto yari umwe mu bakozi bacu beza kaze neza n'ubu ngubu niwe kampani secretary ntabwo bari abantu batahaye umushinga we uramushinga we rwose bari abantu bari kuri pano bazabitekereza umushinga we rwose so hanyuma Muheto Divine ngira ngo ibyo rero bibuza abantu babigiraho dute ariko ikintu cyashimishaga abantu ariko Jore ashaka abanyamakuru mana wazaba mu munsi umwe tutari kuri mikoro wabyeje ni bari kugenda umuti ese baravuze ko Jore yavuze ngo uri mwiza pe none gusa abafana baranditse ngo ariko Jore ngo ibyo wavuze akushaka uramukobwa namukunda witwa Jore uramukobwa zubuye sinzi impamvu umuntu batazamujyana nka minisitiri afite iriya myaka mike yakaba wa mbere kandi iyo bamwatatse nanone yavuze kakandi yavuze kariya ntabwo nanjye ntibura ndi inyuma ya migwaro tukavuga kariya k'inyana y'imbwa nawe kakobaje so noneho ibyo yaramaze kubivuga aho usanga abantu bavuga ngo ugira ngo avuze nabi ngo wagaragaje amarangamutima arangira ariko uyu mukobwa ni mwiza yarashakaga urumva so rero Muheto ni umunyabwenge Muheto umwana mutoya ufite discipline genda muvuga nk'umuntu wamukoreshaga yari umukozi mu bakozi nyobora uburyo hari igihe amaze kubona pasi ya mbere sinzi uko babyita yaboneye Gisenyi namuhaye akazi kenshi cyane ngo ndebe uburyo aza kubifatanya n'iriya pressure byari muriho nta kintu na kimwe yigeze yica ese nk'umufana uyu mukobwa uhageze aba Miss rwose kuko niba ushaka gukora ibintu nk'ibi ukabikora neza Merci we rwose ni umukobwa w'umunyabwenge ntabwo Merci ari umukobwa wenda kugira Merci barabizi kugeza no handi makamba afite kuko yabaye UTB Gisenyi ageze i Kigali aba igisonga cya mbere Miss photogenic ni ibintu yaramenyereyemo ni umuntu wari umenyereye she's a graduate umuntu ufite yarize yakoraga muri Rwandair so urumva ko ni she's intellectual afite ubwenge so rero
abo nibo baba bavuye mu ishusho so byaradushimishije yego kuri ruhande wenda Messi nta gikombe yazanye ariko n'ubutaha yakibona na ryari ariko twebwe twarakimuhaye n'ubu baracyari mu kazi ntabwo twize ko ibyo byumwe byose yagiye tuvuga ngo ave mu kazi n'ubu baracyari mu kazi arahari so rero kuri Muheto we byaradushimishije ni personal kuko n'ababyeyi be n'inshuti zanjye sayidi ya mama we twakira amatelefone dusoze ariko ubwo ngubwo na Mr Rwanda mufite nk'umuntu warya ngo Kami abana ukuntu basigaye baza n'abana bajya uzi kuri barakobwa bajya muri Miss ntabwo bababwiye ntabyo bambwiye ni muke kubona wagiye ngiye kubona mbona ifoto irasohotse mama wakaze neza Messi ku Gisenyi so bagiye sinamenye ko bazi ko bagiye iwabo bari bitaye muri foto ubwo ngiye bose nababonye iwawe bose nababonye ari mu kuba postinze gufatira byari bigize so kandi rero kandi n'umwe mu bana batoya wari uri hara ku ishusho urimo imenyereza n'uburyo ashobora kuba yakora umwuga nk'uyu nguyu so nawe nagiye kubona mbona umwuga azasumba abantu bose bari muri nawe tuzamusapotinga nariye ntabwo turimo tumwumva neza abantu bari kuri tekinike muze kudufasha ikibazo cya telefone ahubwo ku kanya waruvugaga ko Jolly uramukunda cyane n'ubundi namwe mu makuru tuza kugarukaho nabonye kuri Twitter byabaye byinshi cyane wenda dufite tuze kuyigira comment yawe uze kudusigira comment yawe kuri ya video yagiye hanze ari kuvuga ati bamwe mu bagabo ntabwo bimeze neza n'inyana zibwa yavuze ngo ntabwo bimeze neza buriya rero hari ikintu bashaka ngo bibaho abanyamakuru tujye tureba ikiganiro ko cyagenze cyose mugakate kariya konyine gusa ngo mukaduhe ahubwo nzi ugasobanura uzabisobanura n'amazu byose byose ntabwo kuko none kirebye nagufasha kugisobanura oya wibifasha ikiganiro ntabwo arakireba oya niba atarakireba ariko afite uburenganzira afite uburenganzira amabura n'ingaruka muzabimazeho ariko ibyo yaba yavuze ibyo rero ntabwo ari umuntu ugize navuga yuko aterwa amagambo cyangwa iki ibyo rero ni umunyabwenge n'umwe mu bakobwa nzi neza baciye imbere yacu muri Miss Rwanda umunyabwenge cyane kabisa navuze ngo ndamukunda ubusubiyemo ngo ndamukunda ndamwemera none urakoze cyane tugushimire igihe ushimira aciye impaka muyoboke nuko nguko nyine ryamoze sororize igatumaranye ingi bisoho cyane tugushimire muyoboke wakoze cyane murakoze namwe ntabwo narajya mu bisekuraho iyo tugeze ku muziki imyaka 17 ni myinshi wenda ashobora kuba navuganye mambo bari niba harabona kumerekeje navuze amagambo aremereye ariko icyo mbasha kugaragaza n'uburemere ko tugomba guhindura umuziki wacu nitwe guceceka nitwe kubona umuyobozi aje muri konseri urazareba nka minisitiri aje muri konseri leta z'abanyamakuru minisitiri aba muri cyaje niwe konseri yibagiranye ibyo burya impamvu iyo mubikoze ngenda nezerwa ahubwo n'abandi bazi ujya ubona nk'iyo bano banyamahanga baje ukabona first daughter iyo yaje mukunda ibintu biba byashyushye abantu bose ubona ari sawa n'abandi bose ahubwo n'abasaza be namwe n'abantu bose bakunda umuziki twifate ahubwo tuwusapotinge kugira ngo tumere abahanzi bacu ninjya kubona mu myaka izaza Ariel mubone nk'uko mbona twabonye Maria Makeba ninjya kubona Juno Kizigenza mubone nk'uko mbona Oliver Mutukuzi uko bagiye basaza bameze muri muziki icyo nifuza ku bahanzi bacu muyoboke n'umwe mu bantu nzi neza ko mvuze ngo pasika nziza yayiziza neza uzagire pasika nziza twese hamwe kandi pasika babyagenze